Ni Sophia mu muhondo nk'uko bisanzwe. Reka dukomeze n'icyigisho cyacu kivuga ku gusenga. Kuri ubu ngubu tugeze ku gice cya kabiri kigize umuntu, kandi nacyo gikwiriye gusengerwa ndetse gikwiriye kwakira ijambo ry'Imana kugira ngo cyaguke, kugira ngo kidakena, kugira ngo cyakire ubwami bw'Imana. Igice cyitwa ubugingo. Nk'uko nababwiye bwa mbere, ubugingo ni igice cy'umuntu tutagiye mu kuvugaho ibintu byinshi, cyangwa se tubivuze mu buryo bworoshye umuntu wese abasha kumva. Mu bugingo bw'umuntu niho habarizwa imbuto z'umwuka wera ku mukristo, naho ku mupagani tuhasanga imirimo ya kamere. Ni ukuvuga ngo ku mukristo haba urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza n'ingeso nziza n'ibindi bisa bityo. Hanyuma ku mupagani cyangwa se ku muntu utarigeze yizera Yesu tukahasanga imirimo ya kamere: kwangana, gutukana, kuroga, ishyari n'ibindi bisa bityo. Hanyuma ijambo ry'Imana rikatubwira ryeruye aho dusanga imirimo ya kamere, imbuto z'umwuka wera, yuko abakora ibisa bityo batazigera babona umwami Imana. Abantu bafite imirimo ya kamere ko batazigera babona umwami Imana. Dusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 5 ku murongo wa 19. Noneho imbuto z'umwuka ziri ku murongo wa 22. Kandi ni naho dusanga Pawulo yaranditse akerura akavuga ngo abakristo Yesu babambanye kamere n'iruba n'irari ryayo. Kamere, iruba, irari ryayo byose bikwiriye kubambwa, ni ukuvuga bikwiriye kuva mu muntu. Bene data, uko Yesu yabigaragaje, umutsima uhabwa igice cy'umuntu cyitwa ubugingo ni umutsima ubona ari uko wawushatse. Twabonye yuko umutsima w'umwuka, umwuka wo kugira ngo umuntu yakire umutsima, uhabwa umwuka cyangwa se kugira ngo umuntu abone impano z'umwuka, ni uko azisaba. Kugira ngo ubone impano z'umwuka wera urazisaba, ariko kugira ngo ubone imbuto z'umwuka wera zisimbura imirimo ya kamere wari ufite ukiri umupagani, urazishaka, urabiharanira. Ni umutsima ukomeye kuwubona wawushatse. Ni nayo mpamvu mu bugingo, muri iki gice cyitwa ubugingo, ariho haba gukiranuka cyangwa gukiranirwa, gukora ibyaha. Ni nayo mpamvu iki gice cyitwa ubugingo aricyo kizarimbuka cyangwa se kikabaho nyuma y'urupfu. Imana idufashe. Umutsima w'ubugingo uwubona kubera ko wawushatse. Ubona urukundo kubera yuko warushatse, urarwiga, uritereninga, ukitoza kugira urukundo. Rwandiko Pawulo rwa mbere yandikiye Abakorinto, rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 14 ku murongo wa 1, tuhasanga ijambo yavuze, aravuga ngo mwifuza impano z'umwuka wera muzisabe, ariko mushimikire urukundo. Urukundo ni ukurushimikira, ntabwo barusaba. Ntabwo ukwiriye kujya usenga usaba urukundo, ahubwo urarwitoza, buhoro witoza gukunda abantu, witoza kubagirira neza, witoza kugira impuhwe. Urabyitoza ukabyiga, hanyuma ukabisimbuza birya bya kera. Muri Zaburi ho hakavuga ngo ujye ushaka amahoro uyakurikire kugira ngo uyashyikire. Amahoro urayashaka, urayaharanira. Amahoro nayo ni imbuto y'umwuka wera. Urukundo, byishimo, amahoro, kwihangana urabyitoza. Kwihangana urabishaka, urabiharanira kwihangana. Imana idufashe
kubera yuko guhinduka mu bugingo, guhindura iki gice cy'umuntu cyitwa ubugingo kigahinduka ahari imirimo ya kamere hakajya imbuto z'umwuka wera, ni ibintu umuntu ashaka kandi biba bigoye cyane, uretse ko nta kinanira Imana. Imana irabishobora. Ikintu kigora abantu, gituma abantu bagorwa nabyo cyane, ni uko babijyamo, ni uko batangira urugendo rwo guhinduka batibaza uburemere rufite. Ariko guhinduka ni ibintu bikomera cyane. Ntabwo waba waratojwe kwanga abantu imyaka irenga 20, hanyuma ngo mu minsi 2 urwo rwango watojwe kuvuvutse urube rukuvuyemo. Ni urugendo rurerure, ni ibintu bitoroha, ariko Imana irabishobora. Tubona Abisiraheli bava mu Egiputa, bavuye mu Egiputa barenga imbibi za Egiputa umunsi umwe, baragenda bagera mu butayu. Urumva Egiputa bayivuyemo ntibakiyirimo, ndetse bambutse n'inyanja itukura, ariko Egiputa yo yari ikiri muri bo. Ni ukuvuga ngo kuva mu Egiputa bakayisiga bakagenda byabafasha amasaha makeya nka 72 cyangwa se 48 gutyo, ariko kugira ngo Egiputa izave muri bo byabafashe imyaka 40, kandi nabwo ntibyakundiye bose. Hari abo Egiputa yanze kuvamo barimukira mu butayu. Imana idufashe kandi umwami wacu atugirire neza cyane. Mu rwandiko rwa 2 rwanditswe na Petero igice cya 1 kuva ku murongo wa 1 tuhasanga amagambo ameze gutya ngo: Petero, intumwa ya Yesu Kristo, ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye n'ukwacu. Arakomeza aravuga ati: ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe. Ati: mubiheshwa no kumenya neza Imana na Yesu Kristo umwami wacu. Ati: kuko imbaraga z'ubumana bwe zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, bizana ubugingo no kubaha Imana. Ngo twabiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso nziza. Ageze kuri uwo murongo aravuga ngo icyo nicyo cyatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, ngo kugira ngo bidutere gufatanya na kamere y'Imana tumaze guhunga no gukira. Burya ukwiriye guhunga no gukira, ukwiriye kuva mu Egiputa ukayihunga, ariko wagera no mu nzira utaragera i Kanani ukayikira, ugakira ibintu yagushyizemo Egiputa ukabiruka bikakuvamo, hanyuma ukabona kugira ubugingo buzima. Imana idufashe, umwami wacu atugirire neza cyane. Gukira mu bugingo, kubona ubugingo buzima, kubona umutsima w'ubugingo, ni ibintu umuntu ashaka, ni ibintu umuntu aharanira, ni ibintu umuntu ahirimbanira. Ntabwo ari ibintu biza gutyo gusa, ntabwo ari ibintu umuntu yihangishaho ngo ngiye kugira gutya, ngo ngiye kugira urukundo, ngo ngiye kugira kwihangana. Oya, ahubwo urabyitoza, ukabisaba Imana, ukagerageza rimwe bikakunanira, ukagerageza kabiri bikakunanira, ariko Imana, Yesu yavuze ngo mushake muzabona. Yesu aguhaye icyizere cyuzuye yuko ubwo ubishaka, ubwo ushaka guhinduka uzabibona, bizabaho, azagufasha, bizabaho. Ubwo ushaka kureka imirimo ya kamere ukayisimbuza imbuto z'umwuka wera, bizabaho. Ni icyizere duhabwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Imana idufashe kandi umwami wacu atugirire neza. Mushake muzabona. Umutima wa kabiri ugomba kuwubona kubera yuko wawushatse, ugomba kuwushaka, ni umutima w'ubugingo. Imana yacu idufashe, umwami wacu atugirire neza. Mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 1 kuva ku murongo wa 9, Yohana wanditse igitabo cy'ibyahishuwe yandikiye bene se ku murongo wa 9 igice cya 1 aravuga ngo: ngiye Yohana mwene so, musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri mu mwami Yesu. Burya kwihangana biba mu mwami Yesu. Kwihangana k'umuntu ntabwo kumara igihe, ntabwo kuresista, ntabwo gutsinda ibintu bigushaka. Ni ukuvuga ngo ukwiye gukoresha kwihangana kuri mu mwami Yesu. Yavuze ngo bene data dusangiye amakuba
kuba dusangiye n'ubwami bw'Imana, hanyuma tugasangira no kwihangana kuri mu mwami Yesu. Burya mu mwami Yesu habamo kwihangana, akagusangiza rero abera, akagusangiza abantu be, akagusangiza abamwizera. Ubwo ufite ibyakunaniye kwihanganira, ukwiriye gushakisha kwihangana kuri mu mwami Yesu, kuko yavuze ngo ugushake uzakubona, udushaka uzabibona, shaka urukundo uzarubona, shaka amahoro uzayabona, shaka kwihangana uzakubona, shaka kugira neza n'ingeso nziza uzabibona, shaka imbuto z'umwuka wera uzige, uzitoze, uzimenyereze, uzazibona. Niko Yesu yavuze ngo mushake muzabona, kubera yuko ku wundi murongo yavuze ngo kuko umuntu wese usabye ahabwa, ndetse n'ushaka akabona. Ni umuntu wese wahishuriwe yuko ibi bintu umuntu abihabwa bivuye ku Mana, akajya kubishaka arabibona. Niko Yesu yavuze, kandi ntabwo abasha kubeshya. Mushake rero muzabona. Impamvu umukristo ugira impano z'umwuka wera atagira imbuto z'umwuka wera, ni ukuri arangiza cyane. Kandi umukristo wuzura umwuka wera ariko atumvira umwuka wera, umukristo atera ikibazo. Ariko ijambo riratubwiye ngo shaka uzabona, shaka uzabona. Ukwiriye gushaka imbuto z'umwuka wera, ukazitoza, ukazimenyereza, kuko Yesu akubwiye yuko uzazibona. Imana iguha umugisha mwinshi cyane.